ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze ndi Master Chef John nkuko bisanzwe nizere ko umeze neza mu byo urimo byose Imana ikomeze kukwishimira. Tugeze mu kiganiro cy'ubuzima kuko bisanzwe ubundi ngira ngo urabizi ko iyi ari gahunda yateka neza urye neza kandi ubeho neza kuri channel yacu. Wowe tubana umunsi ku munsi ngira ngo urabizi ko ikiganiro cy'ubuzima kiza ndetse no guteka bikaza. Uhaye ikaze rero nawe ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze kandi kora subscribe kugira ngo video yose izajya ikugeraho ako kanya. Ubushize twaganiriye ku bijyanye n'abana uko umwana agomba kubaho neza, umwana akamenya ubwenge, umwana ntakagire ubute agiye ku ishuri kandi umwana ntanyare ku buriri. Turagarutse rero nanone twongere tuvuge ku bana. Abana burya ni beza cyane, bagomba kwitabwaho. Uko warema imico myiza mu bana bawe cyangwa se mu mwana wawe niba ubafite, kandi niba utanabafite mu minsi izaza uzabagira wowe rwose uzaba ubafite. Niba ushaka kujya mu cyumba cyabo, mu cyumba cy'abana, komanga utegereze bakingure cyangwa bakubwire karibu. Ibi bizatuma bakura bazi ko kwinjira mu cyumba cy'undi muntu bikenera uruhushya. Uvuye ku kazi cyangwa mu rugendo basuhuze ndetse unabahobere, bizabigisha kugira urukundo. Bana n'abaturanyi neza kandi ntukabavugeho ibibi abana bumva, bizabarinda kubana nabi nibakuru. Burya ijambo ryose uvuze umwana ahita aharimira. Ikintu cyose uvuze icyo ari cyo cyose kibi cyangwa se ijambo ryiza, burya umwana ahita aharimira akarifata mu mutwe. Niba ufite ababyeyi ukabasura, jya ujyana n'abana, kandi niba ubahamagaye kuri telefone jya uha n'abana babavugishe. Bizatuma barushaho kugukunda no kukwitaho nawe numara gusaza. Icyo kwitondera, ikintu cyose ugomba kwitondera nubajyana gusura abo babyeyi, gusura sogokuru, gusura nyogokuru, wijyana ibyo wasajishije, wijyana ibikoresho ibyo ari byo byose wasajishije, birimo imyenda, birimo amasafuriya, birimo ibikombe, birimo ibiyiko n'ibindi byinshi cyane. Byane byiza kugira ngo nawe nusaza abana bawe batazagufata nk'uko ufata abakubyaye. Imigisha no gutunganirwa abitangwa nawe, mwami akirira ituro tugutu. Niba ubatwaye mu modoka, niba uyifite, wigenda ucuranga imiziki inyuranye, ahubwo genda ubaganiriza unabaha inama zizabafasha ahazaza. Iyo miziki n'ubundi bayumvira ahandi cyangwa se bazaba bayumva ikindi gihe. Wowe uyifite jya ubaganiriza ibindi, wibaha iyo miziki ikubita cyane, cyangwa se aho umujyanye ahari hose. Niba udafite imodoka wigenda ubumvisha iyo miziki. Gerageza igihe ubonye akanya ubasomere igitabo kirimo inkuru zijyanye n'imyaka yabo cyangwa se inkuru zubaka. Batoze gusoma Bibiliya, baganirize inkuru zubaka kandi ujye batoza gusoma Bibiliya. Bizabafasha gukura mu bwonko. Impano y'abana itangwa n'Uwiteka. Icyitonderwa, hari igihe wowe byaba byakunaniye gusoma cyangwa se udakunda gusoma cyangwa se utabizi, wowe bereka ibyo bitabo, ubakundishe kubisoma kandi bazabikunda. Ibuka kugira isuku, atari uko ugiye gusura abantu, ahubwo no mu rugo wambare ibifuze, usokoze, woze amenyo. Bizatuma bakura bazi ko isuku ari isoko y'ubuzima. Wibajambuza, wibatonganya, wibakangamira igihe icyo ari cyo cyose ngo uhore ubereka ko ari mu makosa. Wibatonganya, kuko burya iyo utonganya abana buri kanya ubereka ko bari mu makosa, ubatuka, ubajombora, ubasakuriza, ntago biba ari byiza. Nubikora rero, nutakora kiriya gikorwa cyo kubajambuza buri kanya ngo batuke buri kanya, ubereke ko bari mu makosa, bizatuma bakura bifitiye icyizere nabo, ntibahore bumva ko nta kiza bakora, kuko burya ntawe udakosa. Niba usanze hari aho wabarenganije cyangwa wabakoshereje, ca bugufi ubasabe imbabazi. Bizabigisha kubaha, guca bugufi no kwiyoroshya. Wigaya cyangwa ngo useke ibyo bakoze, niyo wabikora wikinira kuko birababaza cyane. Ubaha ibyo bagize ibanga nabo. Hari utuntu burya abana bakunda kugira ibanga. Niba
ubona iryo banga ryabo barihishe, ukaba uri kubona rwose nta kosa birimo, nta kosa iryo banga rifite, igendere ntubereke ko wabibonye. Buri wese akenera rimwe na rimwe kugira ibye bwite bitazwi n'undi, kuko burya mu bana iyo bari gukina hari utuntu bagira twibanga, utwo tuntu bagira twibanga tudafite ikibazo na gitoya, tudateje ibibazo. Wowe mubyeyi ubibereka ko wabibonye, ahubwo ihitire rwose ubereke ko utabibonye, kuko burya buri muntu wese hari utuntu twibanga agira, kandi ibyo bibaho mu mibereho yacu. Wikibeshya ko bashobora kumva ikintu ubabwiye bwa mbere. Kwigisha no gutanga inama bihoraho kandi bisaba kwihangana. Buri gitondo abakuze jya ubabaza icyo bumva bapanga gukora umunsi wose, bizabafasha gukura bagira gahunda. Ntukabe mu rugo utabasezeye ngo unabasabire umugisha ku Mana, cyane cyane iyo ugiye mu gitondo cyangwa se ugiye muri gahunda zawe za buri munsi. Bizabigisha urukundo no gusabana, kandi bubahe Imana nawe bakubahe. Kandi wowe waruneze amatwi mu kiganiro kizafasha abana bawe mu mibereho yabo, nari Master Chef John. Nawe utaha kandi yagushimiye cyane ko tubana umunsi ku munsi. Shalom shalom.